Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo bashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mu biganiro bibiri by'ushize twize ibyerekeye umuhanuzi w'Imana Yeremiya waburiye bene wabo b'Abayuda, ababwira ko nibatumvira ijambo ry'Imana bakihana ibyaha byabo, Imana izemera ingabo za Babuloni kwinjira mu gihugu cyabo bakagisenya kandi bakabatwara bunyago. Abayuda benshi ntibitaye ku muburo wa Yeremiya, nuko ingabo za Babuloni zituruka mu burasirazuba zirimbura Yerusalemu, zisenya urusengero maze zitwara Abayuda mu bunyage i Babuloni nk'uko Yeremiya yabihanuye. None se gukiranirwa kw'Abayuda kwari kubabaza Imana ikiranuka? Oya rwose. Umva uko Yeremiya yabwiye Abayuda bari mu bunyage i Babuloni bazize ibyaha byabo. Yarababwiye ngo uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ibwira abajyanywe ari imbohe bose, abo yateye kuvanwa i Yerusalemu bakajyanwa i Babuloni ari imbohe, ati: imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira, nzabagenderera mbasozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino i Yerusalemu. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Aya magambo yanditse muri Yeremiya ibice 29 were ku murongo wa 4 ukagera ku murongo wa 10. Muri aya magambo umuhanuzi Yeremiya yamenyeshaga Abayuda ko nubwo bibagiwe Imana, Imana itabibagiwe. Nyuma y'imyaka 70 Imana yagambiriye kubagarura mu gihugu cya basekuruza babo. Ibyo nibyo Yeremiya yabwiye Abayuda bari mu bunyage i Babuloni. Nukuri Imana niyo kwizerwa kandi irinda amasezerano yayo. Imana ntiyibagiye ko yasezeranyije kuzahesha umugisha amahanga yose binyuze mu rubyaro rwa Aburahamu, Isaka na Isirayeli. Imana ntiyibagiwe ko yagambiriye kugeza ijambo ryayo ku Bisirayeli kugira ngo nabo barigeze ku bandi bose bakomoka kuri Adamu. Mu isomo ryacu twabonye ko Imana yatoranyije abahanuzi mu Bayuda ibahumekeramo kugira ngo batangaze ijambo ryayo ryera kandi baryandikira abantu bo mu bisekuruza by'ahazaza. Tuzi ko Imana yashyize igitabo cya Tora mu bwenge bwa Mose hamwe n'indirimbo za Zaburi mu mutima wa Dawidi. Twabonye kandi ko Imana yahumekeye mu bandi Bayuda nka Yosuwa, Samweli, Salomo, Yesaya, Yeremiya na Daniyeli bakandika ijambo ry'Imana. Twabonye ko ibyanditswe n'abahanuzi b'Imana byose byavugaga ku mugambi utangaje w'Imana wo kohereza umukiza w'isi aturutse mu gihugu cya Isirayeli. Uyu munsi turareba uko Imana yagaruye Abayuda mu gihugu cyabo aho Mesiya yagombaga kuvukira, igamije gukomeza umugambi wayo wo kohereza Mesiya mu isi. Turaza kureba uko Abayuda bagarutse Yerusalemu nyuma y'imyaka 70 y'ubunyage nk'uko umuhanuzi Yeremiya yari yarabivuze. Mu gutangira reka twibuke ko igihugu cya Babuloni cyari gisigaye cyitwa Ubuperesi, kuko Ubuperesi bwari bwaratsinze Babuloni. Mu gitabo cya Ezira igice cya mbere ibyanditswe bivuga ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore. Ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose kandi arandika ati: Kuro umwami w'Ubuperesi aravuga ati: Uwiteka Imana nyir'ijuru yangabiye ibihugu by'abami bose byo ku isi kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu mu Buyuda. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe Imana ye ibane nawe, azamuka i Yerusalemu mu Bayuda yubaka inzu y'Uwiteka Imana ya Isirayeli, ariyo Mana iba i Yerusalemu, kandi umusuhuke wese usigara aho yasuhukiye abantu baho nibamufashisha ifeza n'izahabu n'ibintu n'amatungo, ukuyemo amaturo baturira inzu y'Imana i Yerusalemu. Nuko abatware b'amazu y'abasekuruza b'Abayuda n'ab'Abenyamini bahagurukana n'abatambyi n'Abalewi n'abandi bose Imana yateye umwete wo guhagurukana ngo bajye kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu, maze abaturanyi babo babatwerera ibikoreshwa by'ifeza n'izahabu
n'ibindi bintu n'amatungo n'ibintu by'igiciro cyinshi, ukuyemo ibyo batuye byose babikunze. Kandi n'umwami Kuro asohora ibintu byakoreshwaga mu nzu y'Uwiteka, ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze Yerusalemu, akabishyira mu ngoro z'ibigirwamana bye. Mbese Imana yasohoje ibyo yari yarasezeranye kera mu kanwa k'umuhanuzi wayo Yeremiya? Yego rwose yarabikoze. Twamaze kubona uko Imana yemereye umwami wa Babuloni kurimbura Yerusalemu no gusenya urusengero rw'Imana, biba nk'uko Yeremiya yabihanuye. Noneho tubona Kuro umwami w'Ubuperesi ategeka umuyuda wese ubishaka gusubira mu gihugu cye, akajya kubaka urusengero n'umurwa Yerusalemu. Byongera gusohora nk'uko umuhanuzi Yeremiya yabivuze. Nukuri Uwiteka ni umwami w'abami, niwe ugenga ibihe n'iminsi. Ibyo avuga byose bizaba. Umuhanuzi Salomo yaranditse ngo umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uwiteka, awuganisha aho ashatse hose nk'uyobora amazi mu migende yayo. Aya magambo yanditse mu Migani igice cya 21 umurongo wa mbere. Ikindi ibyanditswe byerekana uko itsinda ry'Abayuda ryavuye mu Buperesi bagasubira mu gihugu cy'Ubuyuda no mu murwa Yerusalemu. Umuyuda witwaga Zerubabeli niwe wari umuyobozi wabo. Bageze i Yerusalemu barababaye cyane kuko umurwa wose wari wararimbutse, ndetse n'urusengero rw'Uwiteka rwubatswe na Salomo rwari rwarasenyutse. Nta na kimwe cyari cyarasigaye usibye ibisate by'amabuye n'ivu. Ibyanditswe bitwereka uko Abayuda bakoze inama ya mbere bakayikorera ahantu hari hubatse urusengero rw'Uwiteka. Aho ni naho bubatse igicaniro cy'ibitambo, maze bahatambira ibitambo by'inyamaswa nke. Bashima kandi bahimbaza Imana bari kumwe, kuko yabarindiye i Babuloni no mu Buperesi mu myaka 70, ndetse ikabagarura mu gihugu cyabo. Imana yari kumwe n'Abayuda kugira ngo ibafashe kandi bakomeze, ngo ahari nyuma y'ibigeragezo byinshi no gukoreshwa imirimo ivunanye bashobore kubaka urusengero rw'Uwiteka, umurwa Yerusalemu n'inkike zawo. Ahari bamwe muri mwe babaza ngo mu by'ukuri inkuru yo kugaruka kw'Abayuda i Yerusalemu itumariye iki? Inshuti yanjye, kugaruka kw'Abayuda mu gihugu cyabo ni ingenzi cyane, kuko muri icyo gihugu cy'Ubuyuda mu gice cy'amajyepfo cya Palestine ariho Mesiya yagombaga kuvukira. Byari ngombwa ko Abayuda basubira i Buyuda kugira ngo umucunguzi w'isi, umucunguzi wawe, ahavukire. Igihe Abayuda basubiraga i Yerusalemu, Imana yahagurukije umuhanuzi witwaga Zekariya cyangwa Zakariya mu Cyarabu. Uyu Zekariya atandukanye na Zekariya se w'umuhanuzi Yohana uzwi nka Yahaya muri Quran. Imana yahagurukije Zekariya kugira ngo akomeze Abayuda mu kwizera amasezerano y'Imana. Zekariya yari afite ubutumwa bw'ingenzi cyane yifuza gutanga. Igihe cyagenwe cyo kohereza Mesiya cyari cyegereje. Hari hasigaye gusa imyaka 500 kugira ngo umucunguzi aze mu isi. Reka dusuzume amwe mu magambo Imana yashyize mu bwenge bwa Zekariya, maze dusome mu gitabo cya Zekariya mu gice cya mbere, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ibyanditswe bivuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido umuhanuzi riti, Uwiteka yarakariye ba sogokuruza banyu cyane, mwe gusa na ba sogokuruza banyu abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu byo mukora bibi, maze ntibumve kandi nanjye ntibantega amatwi, ni ko Uwiteka avuga. Ba sogokuruza banyu bari he? Mbese abahanuzi bahoraho iteka? Amagambo yanjye n'amategeko yanjye nategetse abagaragu banjye b'abahanuzi, aho ntibyasohoye kuri ba sogokuruza? Wumvise umuburo umuhanuzi Zekariya yahaye Abayuda. Yarababwiye ngo Uwiteka yarakariye ba sogokuruza banyu cyane, mwe gusa na ba sogokuruza banyu. Kuki Imana yarakariye ba sogokuruza b'Abayuda? Imana yabarakariye kuko batumviye amagambo y'abahanuzi yabatumyeho. Niyo mpamvu babaye abanyagi Babuloni. Ba sekuruza babo barabanyedini, ariko Imana ntiyabishimiye kuko birengagije amagambo y'abahanuzi. Abayuda ba kiriya gihe bari bameze nk'abantu b'iki gihe bavuga ngo yego rwose twemera abahanuzi bose, nyamara mu by'ukuri ntibemera abahanuzi b'Imana kuko batita ku by'abahanuzi banditse mu byanditswe byera. Bafite idini babarizwamo, ariko nta busabane bafitanye n'Imana ubwayo. Uko niko benshi muri ba sekuruza b'Abayuda bari bameze. Ntibishimiraga amagambo y'abahanuzi, bubahaga Imana ku minwa yabo gusa, ariko ijambo rye ntirigere mu mitima yabo. Nuko Imana yohereza umugaragu wayo Zekariya ku Bayuda kugira ngo ababurire ntibakurikize urugero rwa ba sekuruza babo bavugaga ngo mana 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 ku minwa yabo, ariko bakirengagiza ijambo ry'Imana yabatumyeho irinyujije mu bahanuzi.
Zekariya amaze kuburira abayuda yatangiye kubabwira ibyerekeye umucunguzi wagombaga kuza. Uyu munsi nta mwanya dufite wo gusoma ibyo Zekariya yanditse byose byerekeye Mesiya, ariko dushobora gusoma bike muri byo. Mu gitabo cya Zekariya igice cya 9, umuhanuzi Zekariya yahanuye ko Mesiya azinjira i Yerusalemu ahetswe ku cyana cy'indogobe. Yaravuze ngo, nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore umwami wawe aje aho uri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza, yiciye bugufi agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. Mu gice cya 11 Zekariya yanditse ubuhanuzi bukomeye tudafitiye umwanya wo gusobanura mu buryo burambuye. Kimwe mu byo Zekariya yahanuye nuko Mesiya yagombaga kugurishwa ibice 30 by'ifeza. Umuhanuzi Zekariya yaranditse ngo, ndababwira nti, niba mureba ko ari byiza nimumpe ibihembo byanjye, kandi niba atari byiza nimurorere. Nuko bangerera ibice by'ifeza 30. Nuko nenda bya bice by'ifeza 30 ndabijyana mbijugunyira umubumbyi mu nzu y'Uwiteka. Aya magambo yanditse muri Zekariya igice cya 11 ku murongo wa 12 n'uwa 13. Mu gice cya 12 Zekariya yahanuye ko abayuda batari kugurisha Mesiya gusa, ahubwo bagombaga no kumwica. Yaravuze ngo, kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi no kwinginga. Bazitegereza jyewe ubacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege. Bazamuririra bashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Kandi bazambaza bati, izo nguma zo mu biganza byawe wazikomerekejwe n'iki? Nawe azabasubiza ati, izi nguma nazikomerekeye mu nzu y'inshuti zanjye. Aya magambo yanditse muri Zekariya ibice 12 umurongo wa 10 no mu gice cya 13 ku murongo wa 6. Muri aya magambo Zekariya yahanuye ko Mesiya azagira ibikomere cyangwa se inkovu mu biganza bye. Nihe yagombaga gukura ibi bikomere? Inshuti ze z'abayuda zagombaga kwemeza Abaroma bakamubamba. Abaroma bagombaga gutera imisumari mu biganza bye no ku maguru ye, bakamubamba ku musaraba, nyuma bakamucumita icumu mu rubavu rwe. Buri kimwe cyose cyabaye nk'uko Zekariya yabihanuye. Ibyo umuhanuzi Zekariya yanditse bihura neza n'ibyo umuhanuzi Dawidi yahanuye mu myaka 100 mbere yaho, akabyandika muri Zaburi aho yanditse ibyerekeye Mesiya, akavuga ngo, bantoboye ibiganza n'ibirenge. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 22 umurongo wa 16. Inshuti yanjye, Imana ishaka ko tumenya ko urupfu rwa Mesiya ku musaraba ari ikintu cy'ingenzi cyane mu mugambi wayo yateguye kuva kera wo gukiza abakomoka kuri Adamu ibakije ibyaha byabo. Mesiya ukiranuka yagombaga kubabazwa no gupfira abakiranirwa. Ubwo nibwo butumwa bw'abahanuzi b'Imana bose. Mbese ibi byose urabisobanukiwe? Usobanukiye ibyo Zekariya yahanuye kuri Mesiya mu myaka 500 mbere y'uko Mesiya ubwe avuka? Mbese wemera mu by'ukuri ubutumwa bw'abahanuzi buvuga ko Mesiya yagombaga kubabazwa no gupfa kandi akaba imfura yo kuzuka, agatangaza iby'imbabazi z'ibyaha n'ibya paradizo iteguriwe abazizera izina rye bose? Mbese wemera abahanuzi? Soma mu byakozwe n'intumwa ibice 26 uhereye ku murongo wa 18 ugere ku wa 29 urabisobanukirwa. Ese ntumeze nk'abayuda bubahaga Imana ku minwa yabo gusa ariko ntibizere ubutumwa bwayo? Ku byerekeye ubutumwa bw'abahanuzi ibyanditswe bivuga ngo, kandi ntimugahinyura ibihanurwa. Aya magambo yanditse mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 20. Naho muri Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 19 akavuga ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Naho mu byakozwe n'intumwa ibice 26 umurongo wa 27 akavuga ngo, mbese wemeye ibyahanuwe? Nshuti yanjye, reka ngushimire ko wakomeje gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Imana nibishaka, mu isomo ry'ubutaha tuzumva amagambo y'umuhanuzi wanditse igitabo cya nyuma cy'ibyanditswe byera mbere y'uko Mesiya aza mu isi. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gushaka igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cy'ingenzi cyo mu ijambo ry'Imana dusoma mu byakozwe n'intumwa ibice 23 umurongo wa 27 ahavuga ngo, mbese wemeye ibyahanuwe? Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0788 12 79 018.
mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp mwatwandikira kuri 078 12 79 018.